ejo mbere yo gutaha tujya ahantu bita muri Cave Hotel. Ni hoteli y'umukobwa ukiri muto cyane wanavuze mu gihe cy'umushyikirano. Ngewe wavuga mu mushyikirano nahise mfata ngo uyu mukobwa reka nzamusure. Kubonaga ari umwana ukiri mutoya yavuga hoteli nkumva hari ibyo ntari kumva. Kubw'amahirwe ejo nagiye kumusura ariko ntabigambiriye cyane kubera ko hari undi nashakaga umunyamakuru. Yego. Nsanga niho ari. Avuga ati munsanga. Ngezeyo nsanga bibyaye amavuta. Amata byaye amavuta. Umukobwa umunyamakuru nashakaga tumusanze aho. Asanga na wa mukobwa twahuriye mu mushyikirano avuga ko afite hoteli. Nashobora kuhagera nashobora kujya kuhaza wa munyamakuru nkasanga si uhari. Cyangwa se naho nahagera nkasanga nyiri hoteli ntahari. Ubwo nababonye bomba ari babiri. Bana biraryoha si ukubeshya. Dufata amavideo tujya gusura umurima w'imboga n'ibirungo akoresha muri hoteli ye. Twahurira n'abantu abaturiste abakerarugendo bahitabiriye mbisubona ari ibintu byiza. Ubwo urugendo tuba turarusoje. So muri make nuko ngaho niho maze iminsi. Yego muba mugarutse Kigali. Yes. Turi Musanze haruguru ya Ines Ruhengeri ahantu heza cyane yitwa Karisimbi Cave Resort. Nyiraho muramubona hari imbere mwiza cyane yitwa Aline Ishimwe. Uramuvugaho iki Jean Baptiste Karegeya? Ishimwe Aline aha hantu nari mpakumbuye mu nama y'umushyikirano twarahuye yereka umukuru w'igihugu byamaze kugeraho nk'umwana ukiri mutoya. Nanjye ngambirira kuvuga ngo nzashirwa ari uko mpageze none uyu munsi nabishyikije. Inzozi zawe impamo. Aline turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Murakoze kandi kutwakira neza ahantu heza. Murakoze namwe murakoze kudusura. Turagira ngo tugusabe ubwire abadukurikiye icyo urusha abandi bantu bafite ahantu nk'ahangaha muri hospitality base. Murakoze cyane. Icyo nabwira abaturarwanda turusha izindi hoteli muri hospitality nuko ahangaha ariho hantu honyine ushaka kugira ibihe byiza uzabwira abana bawe abuzukuru n'abuzukuruza. Ibihe bitazibagirana. Yego. Dufite service eshanu. Service ya mbere ni ibyumba byiza bikoze mu buryo bwa Kinyarwanda, biteguye mu buryo bwa Kinyarwanda. Tukagira restaurant ibamo ibiryo biri fresh kuko 70% tubikura mu murima wacu hariya hirya, ndetse n'amata dukoresha tuyakura ku nka zacu. Biri organique. Twangiza tukagira souvenir shop aho iyo ugeze hano ugira akantu ushyira umuntu wasize mu rugo. Ikindi dufite spa area aho umuntu ashaka kuza akaruka muri sauna bakamukorera massage, abafite ikibazo cyo mu maso bakabakorera uruhu neza bakarwitaho, ndetse na waxing. Service ya nyuma tugira ariko ariyo tuzasorezaho tuzongeramo n'izindi. Dufite umurima uwo duhingamo izo mboga, ibirungo n'ibindi byose dukoresha mu gikoni, ndetse urimo n'inkwavu, inka, ihene ushobora no gukoreshwa mu buryo bwo kwiga uko nk'abana bacu kenshi twirwa twihuta ariko ntago babona umwanya wo kureba bya bintu mu buryo buririyo tubibona mu bitabo no kuri televiziyo. Rero dufite uwo murima izanye n'abana bawe mushobora kuhasura mukawureba. Musoje rero byose tukagira ahantu muteka bya Kinyarwanda mu dukono ku mashyiga mugateka ingereke ubundi mukenjoye mu muco nyarwanda. Yego nibo bitekera. Okay, ni byiza cyane. Yego. So reka turebe neza n'ahakikije gake. Murimo tujye kureba. Ahantu ni heza. Ikindi iyo uraye hano cyangwa ukaza kuhasohokera ukaharira ntago ari twubuteje imbere gusa, ubuteje imbere n'undi mwana wese w'umukobwa uri hano hanze. Ntago ari ngombwa ko aba yarize ubukerarugendo, umuntu wese ubukunda. Tugira uburyo tujya duhama amahugurwa, abo bana bakaza bakiga ubumenyi ngiro, bakiga kubahiriza igihe, bakiga communication kuko ariyo fondation yo kugira ngo umuntu akore atera imbere. Tukabigisha na leadership kugira ngo ubutaha nibajya kuyobora business zabo, kuyobora ahandi bakora bizaborohere. Bivuze ngo rero iyo ubanye natwe ntago ari twe gusa uzamura, uzamuye n'igihugu muri rusange. Yes, urakoze cyane. Aye nukurikije imyaka Aline yazize. Ureba ikintu bita efficiency. Nicyo nashaka. Efficiency iri hejuru cyane. Nako nagira ngo ukavuge igide. Efficiency ya Aline irakubiye. Sage. Nako gahumura neza. Na time nayo. Buhagaze aho ngaho. Ihumura neza cyane. Turimo twese. C'est bon. Yeah, ouais.
Sage. Time n'iriya. Iyi time Njya nyibona na Nyabugogo. Urusenda rwo ni ibisanzwe. Yego. Aha naho mwimaze. Harimo amashu ahubwo niko zari Zimeze. yego zimeze. Ibi bintu birimo mu gisaka cyaho kugira ngo uhinga amasa ibibuzo biramera amazi. Yego noneho tukagira uduka. Donc uturi two ufatamo two kugaburira abakiriya ariko tujya tunadukoresha mu kwiga iyo twagize abo bana badusuye abanyeshuri cyangwa abanyamahanga batazi. Hano harimo twavutse tukiri tumaze ikindi iyo uraye hano cyangwa ukaza kuhasohokera ukaharira ntago ari twe ubuteje imbere gusa ubuteje imbere n'undi mwana wese w'umukobwa uri hano hanze. Ntago ari ngombwa ko aba yarize ubukerarugendo, umuntu wese ubukunda tugira uburyo tujya duhama amahugurwa abo bana bakaza bakiga ubumenyi ngiro, bakiga kubahiriza igihe, bakiga communication kuko ariyo fondation yo kugira ngo umuntu akore atera imbere. Tukabigisha na leadership kugira ngo ubutaha nibajya kuyobora business zabo, kuyobora ahandi bakora bizaborohere. Bivuze ngo rero iyo ubanye natwe ntago ari twe gusa uzamura, uzamuye n'igihugu muri rusange. Yes, urakoze cyane.